Mu bwoko bw'abatuwarege gusiga umugeni umucanga ngo ari umuhango ukomeye cyane ndetse w'icyubahiro, umugenzi ukorwa n'abagore gusa bo muri uwo muryango, kandi abagore bafite uruhare runini mu gutunga urugo ndetse no kumenya ibyo umuryango ukeneye ku manywa na nijoro. Iyo umukobwa ategeze asiguye umucanga aba yabaye igicibwa cyangwa se ntabwo aba agiriwe icyizere n'umuryango, kuko uyu mucanga usigwa abakobwa b'amasugi gusa. Utakiri isugi ntabwo bishoboka ko yashyirwa uyu mucanga, kuko icyizere ngo uba umuhaye ntabwo aba agikwiriye, ndetse iki kikaba nk'icyubahiro cyangwa se ikimenyetso cyo kubaha ku mukobwa yasizwe uyu mucanga, igihamya cy'uko koko yari umutagatifu, ndetse kikaba ikimenyetso cy'ikinyabupfura, gukomera, ubutwari ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye kuranga uyu mukobwa mu muryango aba yinjiyemo. Utari isugi ngo ntabwo ushobora kubona uri gusiga uyu mucanga. Ababyeyi ndetse n'abandi bakuze mu muryango ushobora kubabona iwawe bari kukuririra, kukuririmbira ndetse no kugusezera mu gihe bari kugusiga umucanga. Libya, Mali, Burkina Faso, Niger n'ibindi bihugu byinshi cyane ushobora gusangamo ubwoko bw'abatuwarege. Aba nabo mu miryango ikomeye ndetse ihambaye, izwiho cyane kuba borozi no guhora batembera bimukana n'amatungo yabo, ariko nanone bakaba abagabo batavogerwa habe na gatoya mu ntambara zabo za gakondo, ndetse n'umuco wabo ukomeye cyane watangaje benshi cyane utajya upfa gucika cyangwa gucika intege habe na gatoya, hamwe n'indi migenzo abatuwarege bagira ndetse n'ubundi bwoko bwinshi cyane bukomeye ku mugabane wa Afurika. Ariko uyu nguyu wo gusiga umucanga akaba ariwo tugiye kuganiraho uburyo ukorwamo intambwe ku yindi, ndetse n'ukorerwa uwo ari we, icyo ubugamije. Ubundi umucanga usigwa mu gihe cy'ubukwe cyangwa se umugeni agiye kurongorwa ngo asange umugabo we, umuryango avuyemo cyangwa se umuryango ashatsemo. Bose bagomba kuba biteguye, ariko gutambagizwa nk'umwamikazi mu birori byo kumushyira umugabo we agomba kuba byibuze yamaze gusiga uyu mucanga, ndetse akarinda agera ku mugabo we. Uyu mucanga ukimuriho ngo ikintu kiba gikomeye cyane ni uko umugabo aba agiye gushakana nawe ngo bagomba kuba bataziranye ndetse batarahura habe na rimwe. Ngiri kumva muri kiganiro nitwa Medari, wibuka gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Abanya byinshi kuri uyu mugenzo wo gusiga umucanga umugeni ugiye gushyingirwa, ibintu bidasanzwe ndetse n'imigenzo bikomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Muri kiganiro cyacu turaza kwibanda kuri byinshi cyane bikorwa muri uyu mugenzo, uburyo ukorwamo intambwe ku yindi ndetse n'icyo ubugamije, ariko ukaba utangiye no gucika unakendera kubera ubukoroni ndetse no kwangirika kw'akarere ka Sahel abatuwarege babarizwamo mu ntambara zabo nyinshi cyane, aho barwana n'amaleta y'ibihugu basanzwemo cyangwa se baba batuyemo, ndetse n'amatungo yabo akarushaho kwicwa ndetse no kwangizwa na bamwe mu bakunda gukora imirimo yo gushimuta, ndetse n'intambara bikomeye cyane ibera muri ibi bihugu abatuwarege babarizwamo. Tugarutse kandi ku by'umuco w'abatuwarege wo gusiga umugeni umucanga mbere y'uko ashyingirwa umugabo we, kuba ufite ibisobanuro byinshi cyane, aho ngo mu gihe abagore cyangwa se abakuze mu muryango baba bari gusiga uyu mukobwa umucanga cyangwa se umugeni wabo bagiye gushyingira, ngo baba bari kumutoza ibi ngibi bikurikira byinshi cyane, kandi ushobora gusanga ko ari ingenzi bitewe n'imyizerere yabo ya buri munsi. Umukobwa ngo wasizwe umucanga ngo bari gutozwa kwihanganira byose bizamubaho ndetse no gukomera ku muco mu gihe azaba agiye mu rugo rwe, kandi ngo bari gutegura umugeni mu buryo buhambaye cyane kugira ngo babashe kumurinda imyuka mibi yose ishobora kuzamutera. Uyu mucanga n'icyo umaze, imyuka bavuga nikomoka mu muryango y'abashatsemo cyangwa se imyuka y'abakurambere, kuko ategeze asiga uyu mucanga. Ikindi gikorwa cyangwa se ikindi gisobanuro cyo gusiga uyu mucanga ni ukugaragaza ko umukobwa cyangwa se umugeni uhawe aba ari umutagatifu cyangwa se ari isugi mu gihe ashyingiwe muri uwo muryango. Ikindi kimenyetso ngo umukobwa utigeze usiga umucanga ngo burya ngo nta cyubahiro aba yahawe muri ubu bwoko bw'abatuwarege. Ikimenyetso cy'umucanga rero ngo ni ikimenyetso kigaragaza ko usizwe umucanga ndetse uhawe icyubahiro nk'umukobwa, kandi mu gihe bari kugusiga n'uwo mucanga bagomba byibuza no kugusiga amavuta kugira ngo umucanga uze kubona aho ufata, kuko wonyine ntabwo uhagije kugira ngo ubafata ku mubiri wawe. Uyu mucanga kandi mu gihe cyo kugusiga cyangwa se imihango y'ubukwe ni imihango ikorwa yitonze, kuko umugeni byibuze ashobora kumara icyumweru ari gutegurwa mbere y'uko ashyirwa umugabo we, ari nacyo gihe asigirwamo uwo mucanga mu gihe cy'iminsi 7 cyangwa se iminsi 7 mbere y'uko ubukwe buba. Mu ijoro ryitwa Takakata Kamasa, ijoro umugeni nyine atangira gutegurwamo. Iri joro abamama bose cyangwa se abagore bakuze mu muryango bagomba kuza gusura uyu mugeni mu cyumba bamaze gushyirwamo cyitwa isolation room, abakibarizwamo wenyine. Ni icyumba bari gutegurirwamo na ba nyirasenge, abandi bakuze mu muryango w'abapfumu muri ubwo bwoko bwabo, cyangwa se abandi bose bafite icyo basobanuye ku migenzo gakondo yabo.
icyo gihe ngo kimara iminsi 7 mu ijoro buri gihe nibwo aza gusurwa ndetse agakorwaho n'iyo migenzi ikomeye cyane ikorwa hagati muri ubu bwoko. Uko uyu muhango ugenda ukorwa gake gake cyangwa se intambwe ku yindi, ubundi bugizwe n'ibyiciro 5. Icyiciro cya mbere, umugeni aba agomba gukaraba amazi meza cyangwa se amazi yera, akayakaraba mu ntoki, ibirenge, mu mutwe ndetse n'ahandi henshi cyane. Aya mazi ngo aba akoze mu muravumba cyangwa se amazi yateguwe n'abapfumu bayasengeye bakayereka ibigirwamana byabo. Umugeni akabanza akayakaraba. Nyuma yo gukaraba amazi hakurikiraho ikimenyetso cyo gusigwa amavuta cyangwa se umugenzo wo kumusiga amavuta. Aya ni amavuta akomoka mu biti cyangwa se ibimera byose bibarizwa muri kano gace ka Sahel. Aya mavuta agomba kwisiga mu maso, mu mavi, mu birenge ndetse n'ahandi hose hateganyijwe kugira ngo baze kubona uburyo bamwambika wa mucanga. Nyuma yo gusigwa amavuta no gukaraba, umugeni akurikizaho kwambika umucanga. Icyo ni icyiciro cya 3 kiba gikurikiyeho. Uyu mugeni bagomba byibuza kwambika umucanga cyangwa se gutera umucanga muri bya bice byose yagiye asigamo amavuta, mu mavi, mu maso, ibirenge ndetse n'ahandi henshi cyane. Maze ubundi umugenzi ukaba urakozwe. Nyuma yo kumusiga umucanga, ababyeyi ndetse n'abagore bose b'umuryango bahari, hakurikiraho igice cyo kumuririmbira indirimbo z'ubukwe. Ngo izi ni indirimbo zo kumuriza, kumuhogoza, kumushima ndetse no kumurata. Henshi cyane ziba zuzuye ibisingizo, bamuririmbira bamwifuriza ishya n'ihirwe ngo mu rugo rushyashya agiye kujyamo. Ariko umucanga bamaze kumusiga ngo bamufasheho nta kabuza kuko ntabwo ushobora kumuvaho. Igice cya 5 nacyo cya nyuma kuri uyu mugenzo, uyu mukobwa byibuze bagomba kumutereka imyotsi cyangwa se kumutereka ibyatsi kugira ngo imyotsi ikomeze umugendo bibe nk'impumuro izakomeza kumukurikirana mu buzima bwe bwose. Ibi biti kandi biba ari ibiti bikomoka hagati hano mu butayu. Ngo iyo umwotsi uri kuzamuka mu kirere uri gusukura ikirere umugeni azacamo, ndetse bikaba nk'ikimenyetso cyiza koko agiye yejejwe ndetse ahawe n'umugisha n'abakurambere bo mu bwoko bw'Abatuareg. Mu gihe kandi uyu muhango uri gukorwa ngo burya abawuzamo bose, yaba umugeni ndetse n'abaza kumukorera umuhango, bagomba kuba byibuze bafite uburyo bambaye. Umugeni agomba kuba yambaye imyenda yera cyangwa se y'umutuku woroheje, rya bara ryabo ry'Abatuareg bakunda kuba bambara. Agomba kuba ari ibikoresho by'izahabu n'ifeza byinshi cyane, ibyo batatse umugeni nyine kugira ngo bamurimbishe base neza. Inkweto agomba kuba yambaye zigomba kuba zikoze mu ntama ndetse n'amasogisi y'uruhu akomoka nabwo mu ruhu rw'intama. Umutwarege kandi mu gihe cyo gukorerwa iyo migenzo yo gusiga umucanga, agomba kuba yambaye igitambaro gisa brasier cyangwa se ikirere, akaba aricyo yitwikiriye mu mutwe mu gihe ari gukorerwa imigenzo yose. Impamvu z'uyu mugenzo kandi ntabwo zivugwaho rumwe n'abantu benshi, keretse mu bwoko bw'Abatuareg babazi icyo bari gukorera umugeni. Uyu mugeni ari gukorerwa uyu muhango biri kwerekana neza ko ari isugi kuko buryo utari isugi ngo kirazira mu Batuareg ko bashobora gukorera umuhango wo kugusiga umucanga, kuko ngo wowe ntabwo ukiri umutagatifu wizewe muri ubu bwoko bwabo. Ikindi kandi baba bari gukorera umugeni nuko burinda umugeni imivumo ndetse n'imyuka mibi bishobora gukomoka mu bundi bwoko ndetse n'ibikomoka ahandi aho ariho hose atari mu muryango wabo. Umucanga ngo uzamurinda ndetse ukamukuraho n'ibyo byose bishobora kuzamutera mu buzima bwe. Ikindi kintu cyiza kiba kiri gukorerwa uyu mugeni ngo ni umugenzo wo gushimangira neza ko umugeni afite imico myiza ndetse ko yiteguye kubaka urugo rwe akagiramo uruhare. Ubwoko bw'Abatuareg n'ubundi umugore n'umwe mu bakomeye cyane muri uyu muryango, ari gukora imirimo myinshi ihambaye muri uru rugo, harimo nko kwita ku bana, kubashakira ibyo kurya ndetse agasigara yita no ku bindi byose. Mu gihe abagabo bo baba bari kwirukanka cyangwa se bagenda inyuma y'amatungo yabo, aribwo buzima bwabo bwa buri munsi. Ni ukuvuga rero umugeni agomba kuba yiteguye cyangwa se umugore yiteguye gufata inshingano ndetse no kubana neza nabo mu muryango we. Ikindi gikorwa cya 4 baba bari gukorera uyu mugeni ko guhuza umugeni n'umwuka wa basekuru bamubanjirije kugira ngo bazamuyobore muri uru rugendo abagiye gucamo rurerure cyane. Maze ubundi bakamuhuza nawe, bakamutera imiti, bakamutera imicanga, ubundi bakamwereka abasekuru n'abandi benshi cyane. Bikaba igihamya cy'uko koko ashyingiwe ari umutagatifu cyangwa se ashyingiwe akiri isugi mu gihe koko yaterwaga uyu mucanga. Ubwoko bw'Abatuareg iyo umaze guterwa uyu mucanga abantu bose barigendera, ubundi wowe ugasigara mu cyumba barizwamo cya kindi cyitwa isolation room. Uba ugomba byibuza kumaramo igihe cy'iminsi 7 muri iki cyumba, niho honyine usigara witekerezaho ndetse koko unitegura neza. Abanyagusenge bari kugusura, icyo abanyagusenge bari gukora hano ni kukugira inama, kukwerekera ndetse neza bakaba bahamya neza ko umugeni yiteguye
kuba yashyingirwa mu gihe utaritegura ngo kirazira ko nyogosenge yagutanga. Niba wenyine ugomba kuba ufite amakuru yawe ahagije ndetse unasobanukiwe neza imimerere n'imitekerereze ya muri ako kanya uri muri isolation room. Umugeni amara igihe gihagije kingana n'iminsi 7 muri iki cyumba ari wenyine ari kwitekerezaho ndetse no kwitegura. Nubwo bitabujijwe ko abagore n'abandi babyeyi bashobora kumusura ubundi bakamusoma ku kiganza nk'ikimenyetso cyo kumwifuriza ishya n'ihirwe mu rugendo rushyashya agiye gutangira, ariko mu gihe bagiye ngasigara muri ya nzu wenyine ashobora kumaramo icyo gihe cy'iminsi 7. Ku munsi w'ubukwe bw'umugeni cyangwa se umugeni w'umutuwarege agomba kuba byibuze ya micanga ikimuriho iyo basize bamuteye ku munsi wa mbere ayitewe n'abagore bo muri quartier ba nyirasenge, abafumu ndetse n'abandi benshi cyane bakoraga umugenzo wo kumutera umucanga nk'ikimenyetso cy'uko koko umukobwa ushyingiwe aba ari isugi cyangwa se umutagatifu avuye mu rugo neza neza byemewe ndetse byanemejwe. Ku munsi wa 7 asohoka mu nzu ubundi agatambagizwa nk'umwamikazi muri quartier. Abandi bose baba bamushagaye ngo n'ibirori bikomeye cyane yabinogeye ijisho bigizwe n'imbyino gakondo, abandi bakanywa bagasinda. Umukwe agomba kuba ataramubonesha amaso n'umunsi n'umwe kugeza igihe bamumwerekeye mu birori by'agatangaza biba byateguwe neza, birimo umukobwa wisize imicanga witwikiriye mu maso utagaragara habe na gatoya. Amahame n'amateka ndetse n'umuco w'abatuwarege byamamaye cyane mu karere ka Sahel kubera ubwoko nyamwinshi bw'abatuwarege butuye muri kano gace. Bikunda kugaragara ko abatuwarege ari abantu bahambaye mu by'intambara, ubworozi bwabo ko bagize amateka mu ntambara nyinshi cyane babayemo zo guhirika ubutegetsi ndetse no gushaka uburyo bakigenga mu gace ka Sahel. Abatuwarege n'umuco wabo gakondo watangaje benshi cyane, harimo n'uyu mugenzo tumaze kuganiraho n'ubwoko buhambaye ariko bukungahaye ku butunzi bukomeye cyane cyane ubw'ubworozi bw'amatungo mu gace ka Sahel, ndetse n'ibindi biganiro byinshi cyane tugeze ubasha kumenya n'indi mico ihambaye cyane hano ku mugabane wa Afurika. Tuzayibagerera mu gihe byose waduhaye comment ukaduha icyifuzo n'igitekerezo cyane icyo ushaka ko twakubwiraho.